yacu n'umukobwa witwa Jennifer Hills, umwanditsi kuva New York. Nk'umukobwa wigenga rero aba ari mu nzira agana mu cyaro cyo muri Connecticut, aho yarakodesheje inzira ahantu hayonye. Jennifer aba yizera yuko ubundi kuba ahantu ha wenyine ndetse hari ibiti hatuje kuba bishobora kumufasha kongera gukora kuri kariyeri kwandika ibitabo bimaze iminsi itameze neza. Nyuma y'umwanya rero yaje guhagarara kuri boutique ahasanga amagasaza kameze nk'agakecuru kagasuza kitwa R. Uyu musaza rero nyiri no duka ni nawe nyiri yanzu umukobwa barakodesheje. Uyu R rero ahita ahiriza urufunguzo wa mukobwa akanamwereka amerekezo ya yanzu neza ahantu iberereye. Gusa Jennifer ibyo ngibyo ntabwo abyitaho cyane, ahita avaho ngaho amaze kumushimira akigendera. Gusa ari mu nzira agenda umukobwa akomeje gushimishwa n'ukuntu mu cyaro n'ubwo bari mu cyaro bari heza. Gusa none biza kumucanga kubera ko abona imihanda yose imeze nk'ayigana ahantu hamwe. Bityo yahagaze kuri sitasiyo kugira ngo abaze amerekezo, aho yasanze abatipe batatu bakoraho, ndetse abo batipe batatu tubona ko ari abahehesi kuko kuva agisohoka mu modoka bose nta n'umwe wigeze umukuraho amaso yo kumureba muri bwa buryo bw'abahehesi nyine. Umwe muri bo rero witwa John yanashatse kuza guteta umukobwa ahita amukatira, binatuma batipe agonga. Abo yari irimo essence, ibintu bigatera bashuti be Andy na Stanley kumuseka byatari. Jennifer ahita avangaha, ariko John asigara yasabye kubera bimaze kumubaho. Buri n'umuhehesi nagoma mu myenda yahise ayikuramo rero, ndetse atajya mu gikoni kugira ngo arebe ko yayifura. Gusa mu buryo butunguranye arimo akora ibi ngibi, hari umuntu utari kubona uri kumufata amashusho kuri kamera. Igitondo gikurikiraho rero abikorera akamucaka kugira ngo arebe ko yakomeza ari fit nk'uko abameze. Gusa ari mu nzira agenda yaje kugera ku kizu kiri aho ngaho kitabamo umuntu, avangwe kaninjiremo ndebe ibyo ari byo. Gusa maze kukinjiramo akabona ukuntu giteye ubwoba, ukanya ahita avaho ngaho akiruka akigendera. Nyuma y'umwanya rero yaje gusubira iwe mu rugo, agiye gukora douche yasanze amazi ari kuza ari mabi cyane, bityo ukanya ahita ahamagara abashinzwe gukora by'amazi. Mashaka kwicara rero haza umutipe witwa Matthew uje kumufasha kuri icyo kibazo, ndetse uwo mutipe ubona yuko afite ikibazo nko mu mutwe kuko ntabwo abasha kuvuga neza. Gusa ibyo ngibyo ntabwo bimubuza gukora akazi ke, amazi akongera akaza neza. Gusa bino bintu hari uburyo bishimisha Jennifer cyane ku buryo yegera wa mutipe akahita aramusoma. Gusa kubera ukuntu uno mutipe atatekerezaga yuko bamushobora kumuhimba ikibizo, ako kanya yahise avaho ngaho adategereje yuko bamuha n'amafaranga kuko bafashe amashusho bose uko ari bangahe bari kumufata ku ngufu. Gusa ikiro no kwamukorera ibyamfura mbi. Nyuma rero tubona Jennifer ari kwirukanka mu ishyamba ari guhunga, zo gukubitana na wa musaza R na sheriff wako gacyaro kwa Starch. Sheriff rero yaturishije umukobwa anamwereka badge yuko ari ushinzwe umutekano, ahubwo yuko maginga yageze mu biganza byiza ari nta ribi. Atwara R ubundi umeze ajya kuri yanzu kugira ngo ajye gufata aba batipe ku ngufu no mukobwa. Kigera rw'umukobwa ngo ni Starch, ukanya bisobanuye ko ahindutse. Aho ngaho mu nzu harimo urumogi, yatangiye gukemera ko uyu mukobwa ashobora kuba ari kubeshya. Jennifer rero n'ubwoba bwinshi yatangiye kubwira umukobwa yuko mu by'ukuri yafashwe ku ngufu, ariko umupolisi bavuga yuko umukobwa ari kubeshya. Wahise asaba umukobwa guhindukira kugira ngo amusake arebe ko nta bindi bintu aba afite, akora yumva ari nta ribi. Umupolisi nawe umeze nk'aba batipe aramuhindukiza akamutunga imbunda, ndetse nawe ntabwo turi bubyerekane, ariko nawe amufata ku ngufu nk'ababandi. Nyuma rero tubona umukobwa yatesetse nta gatege, ariko byibuza akiyandayanda kugira ngo ahunge arebe ko yacika hano hantu. Gusa ageze mu ishyamba hagati, abatipe bose asanga bakomeje kumukurikirana ndetse bamaze kumugota. Ndetse wa mupolisi ngo ni Starch wagiye kumusoza amurasa, aho kanya umukobwa agahita asimbukira mu mazi mu buryo bwo kwitabara, ariko nayo mazi abahungiyemo ubona ko bimeze nko kwiyahura kuko ubona ko atahacika. Abatipe kugira ngo umenye ko ari babiri bagiye no kumuhiga, ariko bamubuze neza. Bagiye gusibanganya ibimenyetso by'ibintu byose baba bakoze kugira ngo atajyana n'umuntu umwe bakeka, batwika imyenda ye, ndetse na Stanley bamusaba gusiba ya mashusho yari yafashe muri ya kamera ye yerekana umukobwa kugira ngo atajyana n'umuntu umwe yagwaho. Rero Starch yitahiye mu rugo nkaho nta cyabaye, ndetse n'ubwo afite umwana w'umukobwa nawe byamubuje guhemukira undi mwana w'umukobwa kugira ngo byamushimisha bikoreye umukobwa we. Umunsi ukurikiyeho rero imodoka ajya kureba wa musaza yamusubije urufunguzo, amubeshya yuko wa mukobwa ngo byaje kurangira yisubiriye mu kazi ngo bimutunguye. Filime yacu rero ikomeza nyuma